ariko abagabo tuzwiho gukunda igitsina gore kurusha uko cyo kidukunda. Nibyo cyangwa ndibeshye? Nibyo twe dukunda abagore kurusha uko, ndetse ahubwo nta mugore ugukunda. Nta mugore ukunda buriya nurwiyerutse nk'uko nakubwiye, ni business. Abagore baragutera amabuye muzehe. Umenye ko bino bintu turi kuvuga bazabyumva. Muzehe, kera abakobwa mwateretaga babakirizaga iki? Cyane cyane bagwaga agatabi. Itabi? N'akayuga keza. Byabaga ari itegeko ko umusore wese anywa itabi se? Agatabi? Agatabi. Iyo atagwaga itabi ntabwo yakuberaga umugeni. Oya se? Warariburanaga se ngo ntabwo yari guhaye? Itabi riraburanaga rwose. Niyo wajya gusaba wajyanye inka, ngombwa baguha itabi ubicyure. Muzehe, umukobwa iyo akabaga iriya tabi ryarashe, ubwo kijyambere habaga itabi karashera ibi, bagashyira agapaki iruhande n'itabi rya sebukwe ririya rya kinyarwanda. Igikamba? Igikamba. Muzehe, umukobwa ndavuga ku bwanyu, kugira ngo mumenyane murambagize paka umugejeje mu rugo, kugira ngo umwizere wumve ko uwo muntu nyine umwizeye mugiye mu rugo, mwabaga mumaranye nk'igihe kingana iki muziranye?